Alo? Alo. Gakwe amakuru se? Amakuru ni meza da. Gakwe ndi kumva wasinze. Genda kwaje tsinda. Ubibwiwe se niki? Are. Cyanyine ukuntu uri kuvuga birumvikana ko wasinze. Nyumvira waraye. Uri kumva ijwi ryahindutse se? Cyane umva Gakwe ndi kumva zakwemeje kabisa. Are ngega kwaje inzoga zinyemeza. Umva uzabaze uzanaperereze ku kabari hariya hose ubabaze kwa Jean Claude ubabaze kwa Rudoviko ubabaze yenanywa n'ikazi yose n'amakazi y'ijana ariko inzoga ibintu byo kunkontorora nabyo wapi inzoga nandwa yanatinyuka gukontorora ubwonko bwanjye reka ngega kwegenda akazi urumva Jani we Nga utangiye kunyita Jani? harya ndi kuvugana na Rudoviko Yewe Imana irashoboye. wowe uri nowera uzi ko naringoswe ni ukuvuga ngo Jani yari umukobwa wari urimo kunseriva noneho Rudoviko we yaribonza nyine bakabari uriya musenzi yanansohoye n'ababisha nawe avuga ngo nasinze ngo ndi gutera akavuyo ngo mfite ubugambo bwite izina ry'Imana ngega ko ngira ubugambo ariko buriya nimufate nyuma y'akabari umva nzamuhoroboka sa biriya bintu aba yivugisha ngo ni bogari ngo ni muremure ngo yatereye ibyuma zamufobaganya izina ry'Imana buriya umugabo si ubutambi harya Gakwe inzoga ntacyo zigutwara zikuzikontorora cyane rwose buriya ngega kwege ntabwo inzoga zankontorora ngo nsinde kirazira ese ubundi Gakwe uri natashye yewe Imana ishimwe ubwo watashye pe wahora n'iki se shaka maze amasaha hafi 5 nkomanga ndi hanze y'urugi nabuze n'umuntu wanyingurira wiki uri gukomangira ndetse uyoboye ko wibana igwe se yabaye dore mfite n'imfunguzo dongis wazibonye we zakwishe gaceza kwaco uzi ko nanafunguye sizina ry'Imana Alo? Alo? Amakuru se Gakwe? Si sawa pe kuko hano mfite imbwa y'imbeba yambujije amahoro izina ry'Imana. Imbeba se ko wayishe se? Wakumva uvuga gutyo naguze ukuntu ingana. Ni nini se? Wumvishe nyita imbwa sugira ngo niyihe mama? Noneho ingana n'imbwa? Iyi ngiyo irimo imbwa n'imbeba pe. Ariko Gakwe nawe ntugakabye. Yego yengesha buriya Gakwege napingaga umuntu waciye umugani ngo ibyago bigwira abagabo ngo abagore bigaramiye. Sinamenye yuko umuntu wawuciye nawe yari yahuye n'imbwa y'imbeba sha. Ariko se burya utinya imbeba bigezaho? Oya ngewe Gakwege buriya mu busanzwe sinjya ntinya imbeba pe. None se ko numva utayitinya ubwo watinya iki? Erega iriya nta kuntu ntayitinya sinakubwiye yuko ari imbeba mbwa kandi buriya ngewe imbeba ntatinya nyine ni imbeba gusa. Noneho hiriya hibera kasha umva uyihasa umuyapanye ikayirya ikayikomba izina ry'Imana umva nigire n'ikintu iba ahubwo ikabyibuha yewe ni ubwa mbere nakumva umuntu mukuru utinya imbeba ariko ubundi hagati aho kutanyibwiye urinde none se suri Gakwege yego ngende Gakwege ariko Gakwe ni ukuri iki kuva naguha nimero yanjye utarampamagara ngo uvugishe koko sinabonye nta nyasha ufite none se icyo nicyo cyatuma utamvugisha erega kuvugisha umukobwa udafite nyasha byangiza abatiri Alo? Gakwe? Amaye pasi y'icyana mwana. waguha keza mwa Afite ikibuno se mwana? afite icyacagi gusa Alo? Papa ndebe televiziyo? Irebe ariko ntuyicane. Gakwe? Ashaka gutama agacupa muhungu wanjye. Koko nubizi ko naretse inzoga koko Koko se? uri hehe se Ndi hano ku Kijumba bare mwana. apu nacyo reka nze nguhakanire nahageze Alo? Alo? Bimeze bite Gakwegeshere wanjye? Aho ubundi ni wowe sheri abandi bafite ibisheri Gakwe tukiri aho ngaho uretse utanyibagiza iki se kandi Sonia ninde? wowe se Rudoviko ninde Sheri I love you. I love you too Alo? yego shu Sheri, nubwo uri mu ntambara nyeneye umbwire ngo Sara ninde? ubwo ni ubwoko bw'imbunda bushya batuzaniye shabe buri keza nyine nuko nta nyashya Isoko ndahaza aho bazigura nanjye nzajya kuzigura we.
Alo, Yes Gakwege. ni Pastor Kevin. Yego. Pastor, ko mbona ibintu biri kwanga ko? Nibyo nakubwiye Gakwege, ntabwo ibintu byagenda neza uri mu byaha. Pastor, wumve ngo ubu Gakwege nta kuntu nagira n'izina ry'Imana. Buretse Gakwe hari ikintu nkubonyeho. Kuri njyewe se? Cyane rwose. Kagira inkuru Pastor. Gakwe ahubwo vuga utamena. Amen, amen, amen. Hari ikintu Imana inyeretse. Izina ry'Imana numbwira yuko nanjye Imana inyibutse. Imana irambwiye ngo hari umukobwa ugiye kuza mu buzima bwawe akabwangiza. Toka Satani Pastor, izina ry'Imana munyirukanire. Humura ngiye kugusengera mugukurire mu buzima. Ariko Pastor wabonye afite nyashi? Yego nabonye azifite cyane. Uramukoraho urambona. Alo Gakwege sheri. Karambi. Ariko Gakwe kuki utajya upostinga nka sheri wawe ntago unkunda? Erega baby wagize ngo buriya kugupostinga ni byiza. Ni byiza nyine sheri wawe ahita amenya ko umukunda. Burangiye impamvu nabikora umusheri apostinga umusheri we iyo hari undi batandukanye arimo kwemeza. Koko se cyane. Ariko Gakwe urabona no mubano wanjye nawe uzagarukira hehe koko? Nyine sheri aho essence izashiriramo niho tuzahagararira. Alo, buretse gato. Ese waruzi yuko akanari giye kuvuga kari kuri YouTube? Sura YouTube channel yanjye yitwa Gakwege Comedy. Ushobora guca hano kuri profile yanjye ukareba hano handitse YouTube ukajya kuri YouTube no kuvuga ngo YouTube yanjye ivura depression. Kwa kundi ubuti yaminiya n'iki mu gitanda ndabyira bivura bishatse kuvuga yuko YouTube yanjye itera akanyabugabo n'akanyabugore. Alo. Gakwe umere utese? Urinda ubimbaza se ko ntakumenya. Ariko se kuvuga nabi bite? Ariko ni wowe urimo kubitera. Cyangwa uri kubiterwa n'iyo malariya udwaye? Wamenye ko ndwaye gute? Ntabiyobedwa se? Ariko urinda. Gakwege we ni muganga. None se muga namwe mujya muhamagara badwaye? Cyane tuba tugomba kumenya niba imiti twabahaye mwayifashe neza. Cyane rwose pe nsanzwe gifata neza usibye uyu munsi. Ubwo ni waba wakoze amakosa. None se muga ayo makosa nayakoze nabi. Uziko byakuviramo kuremba cyane. Utabeshe. Cyane bisaba kwitonda. None se ubwo nyuma yo kuremba habi. Wowe se urumva hakurikiraho iki? Mana we nubwira yuko icyakurikira ari ugupfa. Cyane bisaba kwitonda. Reka ngiye Gakwege ntabwo nagenda. Erega ndacyari iboga. Kugira ngo ruratoranya rero. Oya mubo twatoranya sindimo pe. Wowe se waruhaye iki? Reka ntacyo nuko gerega ndi iboga. Ariko muga nambare rinete undebe. Shaka kuba harutanze nambaye amafime yanjye. Ndakubwiye njemba ndi iboga ari hahandi urumva nakwinica cyangwa ari hana buri wese yaza nyine akatsa. Wambaye fime ngo murebe se turi kumwe. Harya kandi koko ntabwo uri murandeba. Reka mbe nzikuye. Ariko muga mwe muri n'abahanga rega buriya wananyimazina nambaye rinete. Umva uragiye ahubwo wowe. Ariko ndagenda nakoze iki? Nyine n'icyo umajije kumbwira ngo uyu munsi utakoze. Nyine muga urumva imiti nayifashe saa 4. Kubera iki wayifashe saa 4 kandi narakubwiye ko uzajya uyinywa saa 6? Nyine muga ndakumva. Nashakaga gutungura malariya. Alo. Gakwe ariko menya hari warabaye boss wanjye simbimenye. Mabuja ibaze ibyo bintu bibaye we. Bizaba kangahe ko nubundi mbona wangiza umukozi wawe? Mabuja ibyo bintu ntago byaba pe. Yego bizaba ariko si ubungubu. Ushatse kuvuga ko hari igihe kizagera kuko nkakubera umukozi? Ibyo ni wowe ubyivugiye da. None se ubwo wari ushatse kuvuga iki? Erega Mabuja ngiye Gakwege nzakira. Yego si vuba ariko nejo bundi. Gabanya kurota shaga kwe. Mabuja koko hari umuntu urota kumanywa. Shaga kwe arahari cyane pe. Mabuja uwo muntu urota kumanywa menya tuzuye pe. Nubundi hari akaburo baba babura mu mitwe yabo.
cyane ndumva ubizi. Erega mabuja buriya Gakwege ndi umuntu ukaze cyane. Ubwo se ukaze hehera? Ahantu hose. Koko se? Cyane erega njyewe ntago meze nk'icyo kigo gikirota ku manywa. Shako byakugora. Kutamera nk'icyo kigo gise mabuja reka njyewe ntago naza n'ubwo bugoryi. Ese ubundi mabuja si wambwiye yuko uzi icyo kigo gikirota ku manywa? Yego. None se ni cyande kugira ngo nzakirinde kitazanyanduza n'iyo mico. Urumva ushaka kumumenya se? Cyane ninde se? Ni Gakwege. Oho, Gakwege njyewe se? Oya noneho n'ubuhetse. Sha nshobora kuba nanamuhetse reka ndebe kuko ntabwo ngiye nabi icyo kigo gipe. Umva Gakweva muri ibyo urimo. Yego mabuja. Igihe nagutumiye ubu uracyari. Ubu se natinzera. Cyane ahubwo ndabona ndi bukwirukane. Ye mabuja nibyo bijemo se ndakubwiza ukuri pe. Ukuri kwiki? Icyantindije. Mbwira ni iki rero? Nyine urumva hari umugabo twari kumwe wari uri gushaka amafaranga ye. None se wari uri kumufasha kuyashaka? Oya ahubwo nuko nari nyahagazeho.